iminsi yangoye ni iminsi ibiri ibanzirizaho kujya gutanga kandidatire. Na amategeko abameze nk'indorerwamo wirebamo ukareba ko wanduye ubundi ukihanagura cyangwa ukareka kwihanagura. Iyo wanze kwihanagura rero wamwanda kugumaho nyine aho bavuga ngo uhisha amategeko, ariko amategeko ni indorerwamo buryo. Nuhura n'ububabare ujye wishima cyane kuko aba ari ikimenyetso kigiye gutuma ubasha kwihangana. Ububabare bugomba kuba, ahubwo nimba udahura n'ububabare cyaba ari ikibazo gikomeye. Reka nongere mbasuhuze kandi mbahereze ikaze, nizere ko muguwe neza aho muherereye. Iyi ni Yawe TV nk'ibisanzwe. Reka nshimire ko subscribe naho turi kora ngo niwo mwanya kugira ngo ujye waratwe mu biganiro bigiye bitandukanye dukora, ujye uwa mbere mu kubireba. Ntabwo ndi butinde uyu munsi, turiwe n'umutumirwa wacu tugiye kuba twakira, ari mu mwenda abenshi batamenyereye. Nkigira hano nabanje kwikaga navuga ati uyu muntu wambaye gutyo ubu ngubu ntiwabona, ariko reka tumwakire tumuhereze ikaze tuganire, tumenye byinshi kuri we. Tuguhaye ikaze kuri Yawe TV. Murakoze cyane. Ntago narinzi ko muri buze kundeba, nk'ibintu bintunguye, kuko urumva musanze aribwo nkimara isaha imwe ndi mu myitozo. Ubundi imyitozo nyifata nka kire yanjye y'ubuzima bwanjye, kuko bajya bavuga ngo wanga gukora siporo nk'umuti ukazarya ibinini nk'ibiryo. Ubusanzwe amazina yanjye nitwa Nsengimana Darius. Ibindi binyerekeyeho biratandukanye, ariko ubwo mwaje kundeba byinshi turabivugaho kuko ntago nzi icyatumye muza kundeba kugeza igisaha. Urakoze cyane, ngira ngo mwabyumvise uwo turi kumwe ni Darius. Iyo ni Yawe TV, niwe tugiye kuba tuganira mu kiganiro cy'uyu munsi. Wimva mwikaze nubwo ari we tugusanze, ariko ho tugeze ahangaha abadukurikiye ni kuri Yawe TV, ni mu rugo. Wimva mwikaze tuganire twisanzuye. Ugize uti ntabwo uzima butuje kukureba, ariko abakureba abagukurikiye ikiganiro barabona ko iyi sura ntago ari ubwa mbere. Impamvu yatuzinduye rero nuko atari ubwa mbere tuyibonye, tubonye isura yawe. Twifuje kumenya ese uyu muntu twabonye muri iyi minsi ishize yo gutanga kandidatire nibwo twakubonye, nibwo twakumenye. Yego, na benshi. Iyo rero ni impamvu nyamukuru yatuzinduye, ngo uyu muntu twabonye ninde, ni muntu ki? Reka tumusure tuganire. Kubw'umugisha tugeze iwawe uratwakira, nubwo tukurogoye wibere mu mwitozo wawe, ariko uri umugabo mwiza, niyo mpamvu waduhaye karibu. Ndagira ngo noneho utwibwire byimbitse, nyuma y'uko tumaze kumenya aho twakubonye washidikanyaga, amatsiko arashize. Noneho twibwire byimbitse, tubitware rimwe tubigereho byose, nyine tumenye Darius. Murakoze. Ubwo nabanje kugira ngo ni abantu twakinanaga karate, kuko hari aho mba naragiye nkina mu majyepfo gutyo iburasirazuba umukino wa karate. Hari n'abana najyaga nigisha. Ubwo buriya naye ntangiye gutekereza yuko hari icyo kintu cyaba kibazanye. Ntago narinzi ko muzanywe na gahunda yabaye ejo bundi yo gutanga kandidatire ku rwego rw'abadepite n'abaperezida, ariko njye nayo natanze kandidatire ku mwanya w'umudepite wigenga. Gusa ntago ndi bugire byinshi mbivugaho ku bijyanye n'ibisubizo cyangwa rizati cyangwa rezilita, kubera yuko buriya tuba tugitegereje ku itariki 6 z'ukwa gatandatu umwanzuro bazatanga. Kuko nshobora kuvuga ku bisubizo ntazi neza ibyo bazatangaza, kandi niyo wabivuga wenda ibyo uvuze bikazaba byo byaba ari amakosa. Uba ugomba gutegereza abashinzwe amatora, abashinzwe amakandidatire bakazaba aribo babitangaza. Wenda
igishoboka nka nyuma yaho aho nshaka kuzagira icyo mbivugaho kuri ibyo bisubizo. Okay, gira ngo wenda mbere yuko tubuze kugera ku munsi wawe gutanga kandidatire, reka tube dusa n'abaca mu nshamake y'ubuzima bwawe mbere yuko tukumenya kuriya munsi. Wowe n'urugero wavukiye he, inzira wagiye unyuramo kugeza mbere yuko utanga kandidatire gatoya, wenda nk'inshamake yabyo. Ndagerageza. Ubundi navukiye mu karere ka Kirehe, umurenge Iburasirazuba, umurenge wa Gatore. Amashuri yanjye abanza nayize ku kigo cya Curazo. Turokome nayize aho bita esi Nkomero, ni mu majyepfo, mu karere ka Nyanza. Niho nakoreye, ni ukuvuga ngo niho nakoreye turokome bitewe n'akazi nari ndimo. Ariko mu gukora turokome icyo gihe nyikora ndi mu kazi ka RCS. Hari uburyo nagize amahirwe 2010 kujya kuri training ya polisi. Ntago byasabaga amashuri menshi cyane, wabaga uri nko mu wa gatatu ukaba wajya kuri training ya polisi. Ubwo rero nari ndangije kurangiza amashuri 3 aho bita kari kwidagaza ni Iburasirazuba. Nibwo nagiye gishari kuri training ya polisi. Icyo gihe nkirangiza nibwo nagiye mu rwego rwa RCS rushinzwe kurinda imfungwa n'abagororwa. Niyo mpamvu buriya rwa rwego nubwo ntakirubamo ariko ndarushima cyane rwampaye basic y'ubuzima. Rwampaye ubumenyi buhagije, kuko urumva nagezeho bamfasha kwiga guhera mu mwaka wa 4 segonderi ngera mu mwaka 6 ndarangiza aho nigaga kuri esi Nkomero mu karere ka Nyanza. Natinda nkirangiza segonderi muri 2014 baranakomeza baramfasha nkitangira kwiga kaminuza muri kaminuza y'Igitwe, University of Gitwe. Mparangiza bachelor degree muri 2019 muri education mu masomo y'indimi. Nyuma yaho 2020 ku mpamvu zitandukanye biba ngombwa ko urwego rwa RCS mba ntandukanye narwo. Njya mu buzima busanzwe, mba umusivile. Icyo gihe gusa navuyemo ndi gukora nka mfite appointment ya education officer, ariko irankaho icyo gihe nari mfite sergeant. Gusa ibyo muranka si ngombwa kuko ubu ngubu ibyo nuko ushatse kumenya background y'ubuzima bwanjye. Nuko byaje kugenda. Gusa hagati aho nubwo nigaga naje no kwiga theology, mbona diplome ya Sendimi International itangwa na USAID. Ariko kubijyanye n'umukino wa karate nawo nawutangiye niga mu mwaka wa 4 primaire. Gusa uko byagendaga kubera n'akazi nakoraga ntago nabashije kuba nakorera njya mu marushanwa cyane ngo nkorere imikandara kubera yuko nta mwanya najyaga mbona. Gusa ariko nkajya ngenda amakarabu ari. Nyuma rero ejo bundi ngira igitekerezo, wenda reka ngo duse kugira ngo tuze gusobanukirwa kurushaho. Yego. Tutaragera aho ngaho, ntagira mubwire nk'abantu ubundi wakoze training ya polisi wisanga muri RCS, hari ubundi bigenda gute kugira ngo ukore training ya polisi ujye gukora muri RCS? No kuvuga ngo
bitewe n'uko RCS yarakeneye abakozi benshi cyane, yari ikiyubaka. Icyo gihe twara amakuru cyangwa abantu bari kuri training 3,000, ariko hariho n'abantu 200 ba RCS. Yego nyine turangiza training ya polisi, ba bantu 200 bahita bajya muri RCS. Ugeze muri RCS ho n'ubuzima bw'akazi, ngira ngo ntago ari ngombwa cyane, ariko se waje gusubira ku ishuri, wize ibiki muri segonderi? Kaminuza tubwiye ko wize uburezi. Yego muri segonderi wize ibiki? Muri segonderi nize Icyongereza, Igiswahili n'Ikinyarwanda. Ukomereza igitwe muri kaminuza, aho wakuye impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu burezi. Reka dukomeze wenda mbere yuko tugera aho twari tugiye kugera. Nyuma yo gusoza kaminuza, ubuzima bwo bwaje gukomeza bute kugeza uyu munsi? Nyuma ubwo mbaje maze kuva muri RCS, urangije kaminuza? Ndangije kaminuza nkuko nakugana, icyo gihe narangije bangira education officer wa gereza ya Nyanza. Ariko icyo gihe nari mvuye kwandika igitabo ku bana bafungiye i Nyagatare, kuko nicyo gitabo nanditseho ndeba imyigire yabo. Icyo gihe nanasize n'umukoro ku muntu ushobora kuzankurikira akandika, ariko natanaboneka nzabikora. Mvuga se bariya abana, urabona yo umwana iyo yiga agakora ikizamini agatsinda, hari imbabazi za perezida ahabwa akahita ajya hanze kwiga. Nasize umukoro uvuga se aba bana iyo barangije kwiga hari uburyo bakurikiranwa kugira ngo umuntu arebe nimba koko bagira umusaruro, cyangwa bihita birangiraho ku buryo ushobora no kwisanga baragarutse muri gereza. Iyo ni topic cyangwa ni ingingo nshaka kuzandikaho. Umusupervisor wanjye muri kaminuza bita Dr Philippe, muri iyi minsi turi kuyikoraho. Tuzegera n'urwego rwa RCS mu barimu bamwe b'Inyagatare nka education officer waho cyangwa umuyobozi waho, ariko duciye ku rwego rwa RCS babe badufasha kugira ngo iyo topic cyangwa iyo ngingo tuyigeho kuri abo bana baba bamaze gufungurwa, turebe nimba koko ubuzima bwo hanze yabo uko bigenda, nimba birangira bigenze neza cyangwa nimba ahubwo bakora bongera bakagaruka muri gereza. Hanyuma rero nkuko twabibonye ejo bundi utakandatire, havuzwe byinshi. Yego havuzwe byinshi, ariko mbere ko tugerera ku byavuzwe, ndagira ngo utubwire igitekerezo cyaje gute vuga ngo reka ntange kandidatire ku mwanya w'umudepite wigenga? Gusa cyaje 2019, ariko bitewe n'akazi nakoraga ntibyankundira, mbona bitakunda, ndabyihorera. Gusa mbere ariko yuko dukomeza, ntabwo nabura gushimira urwego rwa RCS rushinzwe imfungwa n'abagororwa. Yego. Muri make nshatse navuga ko rwa mbere n'umubyeyi, kuko ruriya rwego rwankoreye ibintu ngewe ubwanjye kuzikora byari kugora, kuko kurujyamo ufite amashuri 3, nkeka yuko nabwo nagiye ntarakora torokome, na torokome nayikoze narugezemo. Kumfasha nkakora torokome rukandeka nkiga, kuko najyaga kwiga abandi bari mu kazi, rukananshyiramo ho faveri irenze uko umuntu abitekereza kugira mbashe kuruka, mbashe gukurikira amasomo kugeza ubwo mbashe kubona A0. Niyo mpamvu mbere yuko nkomeza rwa rwego ndarushimira, rwarakoze cyane. Yego. Muri make ibyo rwagomba gukora kuri njye rwa rwego rwarabikoze, kandi ari nabyo bizatuma ubuzima bwanjye buri imbere bwose
bukomeza kuko rwatumye ngira ubumenyi n'ubushobozi no gutekereza bihagije. Barakoze cyane. Ubwo rero reka nkomeze maze kugira icyo gitekerezo 2019 nabonye ko bitakunda kubera akazi k'umutekano, ariko ndabireka. Nyuma rero yo kuva muri rwa rwego byabaye ngombwa ko nza kuba i Kigali. I Kigali mpageze urumva byagombaga kubanza gushaka ubuzima. Nagiye kwiga i Nyamirambo bita patisserie, byo gukora amandazi n'amakeke n'amacapati. Nza kuza kubikoraho gake hariya ku Muhima nk'igihe kingana n'amezi wenda nk'5, ariko nza kubona yuko biba bikeneye n'ibishoro bihagije. Mfata n'umwanzuro ndavuga ati okay, reka ngiye muri company ya Gadaward, byibuze mbanze nshake igishoro. Aho umuntu wenda ashobora kugira amatsiko akakubaza se ko wari ufite impamyabushobozi ya kaminuza mu kijyanye n'uburezi, kuki utashatse akazi k'uburezi, cyane ko ubu ngubu none abarimu byaje no gukunda, hari ukuntu agashara kiyongereye? Ni byiza cyane kuko ubu level mfite nyemera ko nahembwa amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 240 plutôt, yego, kuko mfite A0. Ariko hari itegeko ryasohotse rivuga yuko iyo uvuye mu kazi ka leta, waba wirukanywe, waba wanditse usezera, waba wabihagaritse ku bushake, ni ihame yuko ugomba gutegereza imyaka 3 kugira ngo ugiye muri ako kazi, usubire muri ako kazi. Ndetse niyo ubu ngubu nanakabona, wenda nshaka, wenda namara kukabona nkahita mbona level ya masters, nkahita nshaka guhemberwa iyo level, n'ubundi ngomba gutegereza imyaka 3 mpereye igihe ako kazi nakaboneye. Ubwo rero iyo myaka 3 irangiye muri iyi minsi ishize. Ni nabyo byabaye ngombwa ko mbanza kujya kugenzura neza kugira ndebe nimba kuko iyo myaka 3 yarashize mbyemerewe gukora akazi ka leta. Bikaba biri no mu bintu nyine nabyo bishobora kuba byarantindije kuko nagomba kumanza kubigenzura neza. Ariko ubu yarashize. Nubwo wenda mba mfite nk'abana nkoresha kuru bisanzwe, umwe cyangwa 2 igihe navuye nko mu kazi, ariko ubu ngubu ndakeka ari cyo gihe cyo kuba nagira gute natangira nkagashakisha nkaba nakabona uko imeze. Ngira ngo waranabitangiye ubwo bango reka ngere niyamamarize kuba umudepite, ngira ngo nizo nzira n'ubundi wari urimo. Yego. Tukiri kuntu igitekerezo cyaje niho wari uko nyine abari gukomereza. Ubwo rero maze kugira icyo gitekerezo nagize mu 2019. Ubwo rero ejo bundi basuraga itangazo ry'uko abantu batanga kandidatire ku mwanya wigenga w'abadepite cyangwa kuri perezida. Cya gitekerezo cyanjye cyahise cyongera kigaruka mu bwonko bwanjye nari naragize icyo gihe, ariko icyo nahise nkora nirukanka kugira mbanje ndebe ese noneho ndabyemerewe, ese kuri mifotara aho nabasha kwa applyinga bigakunda. Kuko narabikora geragezaga mbere bikanga, ariko ejo bundi mbigerageje mbona birakunze, hitamenya yuko no ku mwanya w'abadepite nagerageza ayo mahirwe bigakunda. Burya igihugu cyacu ni cyiza, ushobora gukora ikosa mu kazi runaka, burya imyaka 3 ntago ari myinshi cyane. Niyo mpamvu iriya myaka babashyizeho kugira wisubireho, ntago navuga ko ari igihano, ahubwo ni nko gukebura umuntu akavuga ati hari ahantu waribeshye, rero dore imyaka 3 bitekerezo neza ntuzongere. Kandi burya gukora ikosa rimwe, ikibi no gusubiramo ukabigira akamenyero, naho irikoze rimwe cyangwa hari ikindi cyabaye ntibyongere nta kibazo. Ubwo rero nibwo ejo bundi nagiye natinze cyane, njya gutanga kandidatire ku itariki 20, nako njya kwaka fomu za kandidatire ku itariki 20 habura iminsi 10.
mu minsi 10 rero buriya kuzenguruka uturere 30 ntabwo ari ibintu byoroshye, nubwo urumva nabaga nakoze akazi k'ijoro nkabyuka nkavuga ati uyu munsi ndibanda muri Kamonyi, Muhanga na Ruhango. Amajyepfo ntago yabaye nkayangora cyane. Buriya amajyepfo kuko nayakoreyemo imyaka 10 ntago yigeze angora cyane, nta nubwo n'abantu konsinyira byangoraga cyane kuko abenshi bose nabaga narahanyuze. Gusa ari ukuturere twakure nageragamo nyine bikansaba ko umuntu ngomba kubanza kumwigisha, ugasanga kugira ansinyire bintwaye nk'iminota 20, nkabanza nkamubwira umudepite, umuvugizi wa rubanda icyo ari cyo, icyo ashinzwe, kugira ngo abanze byumve hariho n'umuntu utabizi, kugira ngo ashire impungenge, nkabanza nkanamwumvisha ko ibi bifite iki uburenganzira. Yego, wenda hari n'abantu tuba turi aho ngaho ugasanga umuntu ntazi nyine yumva umudepite akavuga ati umudepite ni umuntu nyine uri aho wicaye mu nteko, ariko ubundi kugira ngo wenda umuntu asobanukirwe utabizi n'icyo umuntu aba asabwa kugira ngo atange kandidatire ku mwanya nk'uriya ikemerwa, n'iki nyine umuntu aba asabwa muri kondisiyo ziba ziri hariya. Hari nk'umuntu utavuga ngo reka niyamamaze hariya atabyitaho. yego, ariko n'iki nyine izihe kondisiyo umuntu aba yujuje kugira ngo atange kandidatire? Ntago ndi bubyinjiremo cyane, ndagerageza kuvuga incamake yabyo. Yego, ubundi ugomba kuba uri umunyarwanda. Impamvu mvuze ngo ntago mbyinjiramo cyane nuko bishoboka ko uri umunyamahanga yego, wakemererwa. Niyo mpamvu mvuze ngo ugomba kuba umunyarwanda. icyo cyo wari ucyujuje. Ikindi ugomba kuba ufite amashuri 3 ya segonderi. Yego, niyo mpamvu aho ngaho narebye ndavuga ati icyo nta nubwo kinda ko kuba nararangije kaminuza, icyo ntago kinda bityo kivuye mu nzira. Ikindi kuba utarafunzwe igihe kirenze amezi 6. yego, ikindi no kuba ufite byibuze imyaka 21 y'amavuko. yego, ubwo ibindi bigenda bisabwa ko kuba kugaragaza nk'icyemezo cy'amavuko nabyo kiba kigomba kujyamo. Ikindi nuko wandika iretere ibisaba, ikindi no ibaruwa ibasaba, ikindi nuko ugomba gukora inyandiko yemeza k'ibyo bintu ari ibyawe, na ndetse ukagerekaho n'abantu 600 baguhaye umukono. Icyo ngisubiremo, abantu 600 baguhaye umukono. Hagomba kubaho byibuze mu karere kubonekamo abantu 12 buri karere. Ntago uvuze ko ari buri karere ugomba kujyamo 12 gusa, kuko urundi 12 buri karere mu turere 30 byahita bibyara abantu 360. Urumva abantu 600 ntago byabyuzuye. Ahubwo ugomba kugira abantu 600, ariko muri abo 600 buri karere hagomba kubonekamo 12 baturuka muri ako karere. Icyo kirumvikana. Hari abantu iyo uvuze 12 mu karere bagira ngo nabo gusa. Oya, ahubwo ubwo impamvu wenda ushaka nka Nyarugenge ushaka kugiramo 100, bakagufasha gusapotinga cyangwa kongera umubare kuri babandi wagizemo 12 gusa. Nuko nguko mvuze mu ncamake y'ibintu biba bisabwa, ariko hari n'ibindi wenda biba biriho nuko mvuze mu ncamake. Ibyo nibyo biba bisaba kugira ngo umuntu yemererwe gutanga kandidatire. Icyo cyemezo cyawe kimara kukuzamo, wenda ndasa n'usubira inyuma gatoya, ufite umuryango? Oya, ndi umusore. Uracyari umusore? Ndi ingaragu. Niba se ninde muntu wabanje kugisha inama cyangwa se kubwira ati iki cyemezo cyanjemo ngiye kubikora? Nta muntu wigeze ukingiraho inama, kuko mu buzima bwanjye nkunda kuba ndi ahantu nkanariza ibintu nkabireba. Ikintu nabanje utekereza navuga ati iki kintu kijyanye no kuba umudepite
ni intambwe ya mbere yo kwinjira muri politiki. yego Icyo cyo ndabanza ndakibona. Ndangije mpita natekereza yuko buriya politiki uko byamera kose ni umukino mwiza. Buriya muri politiki nta rwango rubamo. shose Buriya nta rwango rubamo. Impamvu nta rwango rubamo ni uko ushobora guhirika umuntu nta kintu mupfa kandi wagera hirya ukanamusengerera, kuko muhuriye muri politiki ukaba wamuhirika akanakomereka kandi utamwanga na ndetse wenda munavukana. Buriya niwo mukino nabonye utagira urwango, kuko uyu mwanya nshobora kuguhirika muri uyu mwaka, uriya mwaka tukaba turi inshuti uri kunshyigikira. Niyo mpamvu buriya umukino wa politiki ntago njya mvuga ko ari urwango, ahubwo ni ibintu biremye gutyo n'utekereza ko habamo urwango, nubwo na benshi bawutinya, ariko buriya ushaka kuwutinya ariko ugasanga n'ubundi muri kamere yawe ugendana nawo. hari igihe usanga nk'umuntu ajya gutanga kandidatire akavuga ati njyewe ati politike indi mu maraso ariko ugasanga afite imyaka wenda 30 40 ataraba na gitifu cyangwa se bamutorere ko umuyobozi w'umudugudu. Ukibaza iyo politiki imurimo gute? Wowe ni ibintu wari nyine kuva na kera umvaga politiki kurimo, ese handi waba warayikoze kugira ngo wenda twumve ko byari bifite injyana, nako bifite injyana, kuko n'ubundi ndagira ngo uracyari mu yego mu bakandida bari guhatana. Ubundi hari n'igihe ikintu cyaba kikurimo ariko utabizi. Buriya nk'ubu ngubu nari mfite impano ya atletisme ntayizi, urwo ni urugero. Ubwo rimwe nabyukaga kuri esi Mugogo aho nigaga Iburasirazuba kwidagaza, mbyuka nka 8 nsanga ku kigo cy'iwacu bari gukora amarushanwa yo kwiruka. Ndavuga ati ko wajyayo nanjye ntaranabiteguye. Icyo gihe nagiyeyo bari bakeneye abantu 2, n'ubundi nkita nza ndi uwa mbere. Urumva mu by'ukuri byahise binyereka ko nayo mfite impano yo kwiruka ntabizi. Birangira tugiye hehe ku karere. Tugiye ku karere dukora ya marushanwa, muri bantu 2 baba bakeneye nza ndi uwa 2. Uwo munsi nibwo nahise menya yuko buryo impano yo kwiruka nyifite ntari mbizi. Ngitangira ku ntara gusa byahuranye nuko narayikoze, ariko ku rwego kujya ku rwego rw'igihugu ntibyakunda ko nahise njya kuri training ya polisi. Ariko n'ubundi byarangiye ba bantu polisi kubw'amahirwe imfashe kuri training ya polisi igishari, n'ubundi njya kwiruka kuri stade. Urumva ko iyo mpano nari nyifite ntabizi. Yego. Tubihuze gute n'impano yo kuba politike yari kurimo? Ntago bitindaho cyane ngo uvuge ngo politike yari ndimo, kuko ni ibintu ubona byikora utazi uko bimeze. Buriya imyaka 10 nkorera urwego rwa RCS, Rwanda Correction Service, rushinzwe kurinda imfungwa n'abagororwa. Hariya hari ibintu byinshi burya uhigira. Buriya hariya ahantu uhabonera byinshi, burya ujya no mu nkiko kenshi, ukanaganira na benshi mu bantu baba baje b'abanyamategeko baba baje kureba abagororwa, ukahamenyera byinshi, ukaba wahakura n'ubumenyi mu buryo butandukanye. Ariko ibyo ntago nanabyitagaho cyane yuko ibya politike bindimo, nabikoraga nk'akazi bisanzwe, ariko nyine bigatuma nagira gute namenya byinshi. Gusa numva ndabikunze, nkumva bamwe baranabitinya, ariko ngewe nkumva ntacyo bintwaye rwose. Nkavuga ati icy'ingenzi ni uko ngomba kuzagendera ku bisabwa, ku mategeko, kuko iyo mvuze amategeko n'abantu bahita bumva yuko ari ibintu bikaze cyane. Ariko amategeko ntago akaze, kuko amategeko nyafata nk'indorerwamo.
nta kindi akumara. Amategeko aba ameze nk'indorerwamo wirebamo ukareba ko wanduye ubundi ukihanagura cyangwa ukareka kwihanagura. Iyo wanze kwihanagura rero wa mwanda kugumaho nyine, aho bavuga ngo uhisha amategeko, ariko amategeko ni indorerwamo buryo guhanagurira. Icyo gihe baraguhanagura iyo wanze. Amategeko akubera indorerwamo kugira urebe mu maso ko ufite umwanda uhanagure mbere yuko baguhanagura. Iyo urebye ugasanga nta kibazo ufite, ni byiza. Ya mategeko aba akubereye iki, umushorera ukugeza ahantu heza. Okay, reka wenda tubwire nk'imvune wagize mu myiteguro yo gutanga kandidatire yawe. Imvune naba naragize ni nk'imbogamizi wenda. Urumva hari aho nageraga abantu ntibabisobanukirwe. Yego. Rimwe hari naho nageraga bagahamagara ubuyobozi ati dore uriya muntu ari kwiyamamaza, nyamara igihe cyo kwiyamamaza kitaragera bakabyitiranya, ubuyobozi bukaba bwanahagera. Hari naho nageze na polisi iraza irabigenzura, isanga kuko hatari ukwiyamamaza ahubwo ari abantu batanze amakuru mu buryo butari bwo. Baravuga ati komeza igikorwa cyawe, twari tugize ngo kuko uri kwiyamamaza kandi igihe kitaragera. Urumva ariko nyine icyo gihe urumva nimba bigutwaye iminota isaha uri gusobanura, icyo gihe urumva ntago utakaje umwanya. Aba ari imbogamizi kuri wowe. Yego. Ngira ngo ntago ari ibintu byoroshye kuzenguruka uturere tugize igihugu cyacu, ni twinshi twose bashije kutugeramo. Ni ukuvuga ngo ikintu kiba cyarabayeho ntago nahatindaga. Ariko warahageze. Yego. Ntago nahatindaga, narageragezaga nkacamo nirukanka, kuko nkuko nakubwiye ngo hari nk'uturere twinshi mba narabayemo, uturere twinshi natubayemo. Urumva kandi uturere tumwe na tumwe mba ntufitemo n'abantu twiganye. Icyo gitekerezo nkimara kukigira abantu benshi barabimenye. Ukumva umuntu umwe wakamonya arampamagaye atuzahagere, umva nkahita mvuga ati rero ubwo yampamagaye aha hantu nzahaca nahanyura. nkaba munyuzeho nkasanga arahari, akansinyira, ugasanga hari n'abandi bahise bagira gute bansinyira ntahe nateguye. Gusa uko biri kose nagize gute naragerageje uburyo bushoboka. Reka duse nabihuta kugira ngo ikomereze umwitozo wawe, nasaza utarawurangiza. Yego. None ndagira ngo uduhereze ishusho y'umunsi uvuga ngo ejo ndabyuka njya hehe kuri NEC. Yego. Njya gutaka kandidatire. Umunsi ni ijoro ryari rimeze gute, wari nyine witeguye uvuga ngo ejo? Iminsi yangoye ni iminsi ibiri ibanzirizaho kujya gutanga kandidatire. Itariki 28 n'itariki 29, izo tariki zarangoye cyane rwose. Ndi kuvuga ngo hari uturere tubiri ngomba gusoreza uko byamera kose, akarere ka Nyanza n'akarere ka Kirehe. Narateze ngera mu karere ka Nyanza, ngerageza gusinyisha. Mu kumara gusinyisha, urumva namara gusinyisha nkafata umwanya nkagenzura telefone. Nafataga buri telefone nkayishyira muri mobile money kugira ngo ndebe ko izina umuntu yampaye rihura na nomero ya telefone. Urumva ibyo narabikoze nka 5:00 nibwo nari ndangije. Ubwo nirindaga yuko bazampamagara bambwira ngo nanditse nomero za telefone zidahuye na nomero y'umuntu. Itamubaruyeho. Yego. 5:00 nibwo nari mbishoje, nkita mfata imodoka. Urumva nasanze mu mujyi wa Nyanza zarangiye. Icyo gihe ntega imodoka isanzwe igenda bisanzwe, iramfasha irantwara
ngeza hariya bita Bishenyi. Ngeza Bishenyi. Ngeze Bishenyi mfata indi modoka ikingeza imbere gake nta ikintu cyaje kubaho, yahise ipfa. Turagerageza turasunika dukora ibishoboka byose biranga. Noneho imodoka zose zije iyo nteze nkasanga wapi, ndebye ku isaha mbona zibaye saa sita z'ijoro. Icyo nakoze ni kimwe, biri kuganya mu masaa 7. Nta wundi mwanzo navuze ati buriya ariko n'ubusanzwe ndi umwaterete. Nahise nkora urugendo rw'amaguru, nkora korosi, ngerageza kwihuta, ngira Nyabugogo saa 8:30. Ngera saa 8:30 kuko ntuye hano Kimisagara. Nubwo wenda abenshi banzi ku Muhima kuko mu Muhima niho nabaye imyaka myinshi cyane, imyaka igeze kuri 2. Icyo gihe nta kindi nakoze, saa 8:30 nahise mfata imodoka, ntago nagiye mu rugo. Nahise mfata imodoka ya saa 9 injyana Iburasirazuba mu karere ka Kirehe. Mu karere ka Kirehe nahageze mu gitondo buri guke. Ho ni iwacu banyakiriye neza cyane, narabashimye. Abenshi bari no mu mirima barabimenya ko naje, bamwe bavayo reka tujye kureba Darius. Ni amahirwe kuba iwacu hagiye kuzavayo umudepite, turabyishimiye cyane rwose. Baraje benshi baransinyira bampa imikono, yewe amasaha mbona anamfashe n'abantu bagihari. Ndagenda hita mfata umwanzuro ngira gute, mbonye bwije ndavuga ati uko byamera kose ngomba kurara mu mujyi wa Kigali. Mu mujyi wa Kigali ubwo rero amahirwe buriya yo wize hari ibintu bimwe uhita wikorera. Icyo nahise nkora, nahise ntegura uko nabona logo. Logo nayo nayitekereje mu mutwe hari, ikibazo ari ukugira gute kuyikora ikimenyetso kindanga. Ego nahise nifashisha umuvandimwe wanjye twakoranye muri RCS, bamwita Caporal Munyaneza Michel. Ahita yize IT, yize n'igitwe, afite A1 muri education, yanize IT, ndakeka ari Butare. Afite n'umuhanga, yize sinzi kaminuza nako segonderi hano kera yajyanye n'ibikoranabuhanga, niho yari yarize. Ntabwo ndi kwibuka neza izina, ariko bavuga yuko ari ahantu abana bahize barabahanga cyane. Nawe rero ni umuhanga cyane. Yahise mu masaha make gusa yahise abinkorera logo yanjye arayikora. Kuko logo yanjye yavuga, ariko reka ndeke kuyivuga kuko nubundi ibyo nakabaye nyivuga namaze kugira gute kujya kuri liste yitora. Reka ibyo ngivyo mbireke. Yahise abinkorera, nanjye nkita njya hano kwa Rubangura kuri machine, mpita nandika lettre byihuse, nkora n'ibiki na CV. Ibyo ni ibintu ku muntu wize lettre, ibyo ni ibintu bitagora cyane. Ndangije nkita mfata documents zanjye ndagenda. Gusa kuri documents zanjye mbara njye ubwanjye ndi Kirehe njya kuvayo. Naye nabaze abantu bageze kuri 720. Kuri 720 impamvu aho ngaho nta bitindaho cyane, mba ntashaka no gushyira mu itangazamakuru. Hagati yo kuva Kirehe ngera aho mba, nshobora kuba, kuko nari mfite udukapu 2, utuntuze 2 nari mfite gutya. Ntago nibuka neza ahantu nageze, sinyisha abantu bageze mu 8 ndi Remera. Navuye mu modoka ngiye kugura akantu.
aho hantu rero ndi gusinyisha sinzi ahantu nimba narahataye dokima, kuko byanga byakunda neke ikora ibintu neza ku murongo birenze uko ubitekereza, birenze nanjye uko nabitekerezaga. Ntago ishobora kwibeshya, ntiyakibeshya, ntago bibaho. Uvuze ngo yakibeshya ibyo ntibishoboka, kuko aba ari umuntu barenze bangaye babikontorora. Ikindi nabonye hariya kuri neka no mu Kiyovu, nimba byashoboka ngo abanyarwanda bose bajya babikora, uburyo bakira abantu, niyo waza wari ufite ubwoba babukuma buhita bushira. Hari umukobwa ntago nzi izina rye, ntago nabashe kumenya izina rye, umva uraza waba uko waba wambaye kose, uko waba ufite ugaragaza ko ufite icyubahiro, uko waba ucishe bugufi, umukobwa imbere yawe aca bugufi akakwereka ko aciye bugufi, akakwakira neza, akaguhumuriza, akakuganiza, akakubaza icyo wifuza. Ku munsi wa mbere njya gufata fomu niyo muntu wanteye murare, yanteye murare atuma nanjye ubwanjye numva ngize icyizere. Ariko aragumuza akakubaza, akagerageza no kugira ngo nimba hari ibyo udasobanukiwe nabyo bimubaze, abigusobanurire. Yarangiza akaguha icyicaro, akakwereka ahantu wicara. Hashira iminota 5 ahita agaruka. Nimba avuga turiya muntu yarambiwe, akahita agaruka ati harya wambwiye ko witwandika naka, ati yo humura turaje tugufashe, haracyarimo umuntu turaje tugufashe. Hashira indi minota 5 akongera akagaruka akakubwira ngo humura turaje tugufashe, ku buryo ubona buri mwanya aba akunyuraho akubwira ati humura. Niho hantu nabonye batanga serivisi. Iriya serivisi uramutse uyitanze ahantu ucuruza ibyo ucuruza bose wabigarurira. Nese mvuga ngo kubera iki batanga customer care. Niho hantu mu buzima nabonye batanga customer care birenze uko umuntu abitekereza. Umuvandimwe reka tumushimire, akomerezaho kimwe n'abandi bameze nkawe. Nzi ko customer care imaze ko umuco mu Rwanda ahenshi barayigira. Yego. Hanyuma rero uraje akumaza ubwoba, icyizere kibaye cyinshi cyane. Urugendo rukomeza rute? Niwe wanyakiriye, arangije anyobora ku muntu uri bujye kumpa fomu. Yaragiye yarazimpaye rwose nta kibazo, nkomeza gutyo nk'uko ibyo nabivuze nabinyuzemo. Rero kuri uwo munsi ndahagera, nahageze nyuma ya saa sita, njya mu cyumba cyaho ibyo bikorwa byose biba biri kubera, aho bakira kandidatire. Baranyakira, barabanza bansaba kwivuga, ndivuga. Barangije banyaka ibisabwa byose. Impamvu ku bisabwa byose nta kintu nkita mbivugaho ngo nanzure gutya, njye naba ngiye gutanga igisubizo kandi ku muntu cyo gutangaza ibyo byose ari ku itariki 6. Niyo mpamvu aho ngaho ndeka kuvugaho byinshi cyane. Icyo navugaho ni kimwe gusa, wenda abantu benshi harege wenda baba bavuga ngo abantu bakora akazi ka security ni abantu baciriritse. Buriya muri Gadaward 80% bakoramo, cyangwa reka wenda ndeke gukabya 60 bakoramo, buriya ni abarisansiye, ni abantu baba barize. Ngira ngo ariko icyo ntabwo twagitindaho, nta muntu ukwiye gufata umuntu nk'aho asuzuguritse, kubera ko umuntu ajya mu kazi kugira ngo abeho. Uwo muntu aba yanze kwiba, aba yanze kwandavura, aba yanze gusabiriza. Umuntu wese rero mu kazi arimo arakora yatahisemo kujya kwiba cyangwa se kujya gukora ibindi bitari byiza kuri sosiyete nyarwanda cyangwa se iyo ari yo yose, uriya muntu ni uwo kubahwa. Yego. Kandi no guhabwa courage. Ntabwo rero dukwiye kuvuga ngo umuntu runaka ngakora ibi, wumve ko umuntu ntacyo amaze. Kandi iyo serivisi arimo arakoramo hari abenshi ifitiye akamaro. Impamvu nari mbivuze gutyo, nyuma yo kugaragaza ko nkora muri Gadaward, maze kwakira
telefone zigeze muri 30 z'abantu baba mu ntara bambwira ati iyo kampani yitwa Gadawadi ya security ntago twari tuyizi. Ese ibyayo bimeze bite? Ntago hano naje kuyamamaza bakugira ambasaderi ntago naje kuyamamaza ariko nka kampani nkoramo rwose aho kugira muhame mukomeza kumpamagara ngereka mbarangire ndangire mbivugira ahangaha bareke kumpamagara kuko bari kumpamagara cyane ndi mu kazi bikaba byatuma nica akazi. Icyicaro cyayo kiba Nyarutarama, training yabo iba hariya Nyanza ya Kicukiro. Ugeze muri gare uhita uzamuka gake. Iyo ugezeyo rwose baragufasha. Impamvu mbivuga ni ukugira bareke gukomeza kumpamagara. Bari kumpamagara cyane bakamfasha ati duyobore dufashe turashaka kujya muri Gadawadi iyo kampani ya security. Rwose rero mbonekere kumpamagara ndabirangije nubwo kampani tigeze intuma ngo wenda nyigire barekire. Kampani nta nimero wenda bifite yo gufasha abakiriya ku buryo babaha nka nimero bakaza bavugana nabo bakabayobora. Irahari ariko kuko phone nayisize hari aho mba nkorera aho barashyize ibikoresho byanjye ntayo mfite barabyumva gusa tanga amatangazo kugira nanone ndakeka icyabaza abakiza ubuyobozi bwa Gadawadi bwazampa uburenganzira bwo kuyitanga kuko urumva ni ibindi ntago natanga no mu buyobozi wenda bampaye uburenganzira aho nazayitanga kuko n'ubu nkoze ibingibi nkoze ntago yantumye ngo nyamamaze gusa n'uburyo bwo kugira ngo nigabanyirize akazi k'abantu bari guhama bampamagara ngo nimbarangire Gadawadi kuko noneho narebye kuri SMS sanga mfiteho SMS 40 z'abantu bambwira ngo turangiraho Gadawadi ikorera. Nta nubwo bari kumbaza none bumva agaciro ko kwamamaza kariko babumva agaciro ko kwamamaza abo bantu buriya kwamamaza burya biba bikenewe. Hari abantu batari bazi kampani ya Gadawadi. Ndagira ngo noneho sasa nubwo bavuze ngo ntabwo uri butangaze byinshi ariko urabizi neza ko njya kuguvuga ngo reka uyu muntu njye kumushaka tuganire. Ni inkuru zitandukanye nagiye mbora ku nyamakuru bya hano mu Rwanda. Ndavuga ariko reka nimenyere byinshi kurushaho nagiye kuri tele ngira umugisha wo gusanga noneho hari n'ibindi batari bazi nge nabashije kuvumbura. Harimo ijyanye n'uyu mwambaro uri buze kutwereka ibyo batabonye ngera ibyo nabonye ariko uri buze kutwereka. Bavuze ko kandidatire yawe hari bitari byuzuye niko kuri? Yego niko kuri. Impamvu ntari kugira byinshi mbivugaho batanga iminsi bajya batanga iminsi runaka yuko abantu bazanye ibyangombwa bituzuye babizana. Ubwo rero ni mpamvu mba mvuga ngo nyuma yo kujya bazatanga iyo minsi uzagaruke nguhe ikiganiro nzahita nkubwira ati rero ngiye mu bantu bahaye ayo mahirwe yo kuzana ibyangombwa ntago ndimo kuko wenda nkeka hari benshi bazanye ibyangombwa bituzuye kandi hari igihe biba ngombwa yuko bahabwa amahirwe yo kubizana. Niyo mpamvu ntegereje icyo gihe liste y'itora y'uwemerwa gutorwa ikabanza igasohoka hahita nkubwira noneho ati noneho ngewe kuri iyi nshuro nta nubwo muri bari abantu bahaye ayo mahirwe ngewe ndimo. Okay, umuntu ashobora kutagira amatsiko akabaza ati se imigabo n'imigambi yawe kuri uyu mwanya ashaka kwiyamamariza ubundi ni iyihe kugira nugira nayo mahirwe bazahera? Imigabo n'imigambi nayikayivuze ariko kubera itegeko rigenga hariya bitaremerwa yego ugomba kutangira ubwo naba ntangiye kwiyamamaza kandi ntarajya kuri liste yitora. Buriya nubwo nakererewe ariko ku kintu kijyanye n'amategeko ndabanza nkakitondera nkabanza nkakitaho. Okay, iyo turi mu bihe nk'ibi hari nk'abigira urwenya akavuga ati se runaka noneho yaje yambaye nabi, runaka yaje azana amaguru, abantu bakabifata nkaho wenda uwo muntu bahayemo ngo nabo babuze itike ariko kuyibura nibaza ko atari ikibazo. C'est normal ko umuntu yabura itike, birashoboka twese tuyifite, ariko bifatwa mu buryo bugiye butandukanye. Ntabaguhamagaye bwa atari ko wasaze ryari cyangwa se ibintu uri wishoyemo ni ibiki, hakaba hari uwabigira impamvu yo kuguca intege. Ahubwo icyantangaza
ni uko ibyo bintu utahura nabyo. Njye ndamutse ntahuye nabyo nahita amenya ko ahubwo ibintu ndi gukora bitanakaze. Nahita amenya ko byoroshye. Iyo bije buri muri iyo sanse. Nakubwiye ngo nize education. Umuntu wize education aba yarize psychology. Ni ukuvuga ngo nk'urugero ndi muri stage nahuye n'ikibazo cy'umwana nabwiraga nkabona ndamwigisha ntiyumve. Ndavuga se ko nzi ko nta mwana w'umuswa ubaho, ibi ni ukubera iki? Nafashe umwana nimugoroba batashye mujyana muri kantine ndamuganiriza ndamugurira icyayi arangira ngo ati buriya mba ndi gutekereza ukuntu ndi bugere mu rugo nkasanga batatetse. Niyo mpamvu buriya yunyigisha kuri rimwe na rimwe ngira gute ntacyo ntahoramo. Ubwo kuvumwa uwo munsi umwana agerageje navuze ati nubwo ntahembwa amafaranga menshi ariko uyu mwana we ntago kumurebera ipura ya nimugoroba ntago byananira. Umwana kuko narabikoze mpita nsanga ikibazo cyari ikibazo cy'igifu kitari ikibazo cy'umutwe. Niyo mpamvu rero buriya ugitangira kumvugaho ibintu mpita mvuga ati aha wowe urakozwe kuza ugiye kumpira umwarimu utuma nkomera. Ahubwo abantu iyo baje muri ubwo buryo njye ndavuga ati abangaba bagiye kumbera abarimu kandi ntari bahemenere vare bagatuma ngira gute nkomera. Kuko biriya uba ugenda unyuramo ni ibituma ugira gute urushaho gukomera. Nk'ubu ngubu urugero nshobora kutagira amahirwe kujya kuri state ariko buriya hari ikintu kinini nasigaranye gikomeye noneho ku buryo ubutaha byatuma menya icyo gukora neza, noneho naho nahuriye n'ibigeragezo nkamenya kubitsinda. Gusa uko byamera kose kuri iyi si ibigeragezo ni ngombwa. Wenda ku bantu bizera kuko navuze ko nize theology, niyo mpamvu buriya ntangira mvuga ngo muri Tito 2:7 Tito igice cya 7 avuga ngo wiyerekane muri byose nk'icyitegezo cy'imirimo myiza kandi mwigisha ryawe ugaragaze ko uboneye udatera waraza. Ubwo kubizera Abaheburayo igice cya 11 guhera ku murongo wa mbere kugeza bimenya ku wa 3 havuga ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi ko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Kuba byonyine nanizera ibyo byonyine biba bihagije. Mbasha kuba mu buzima bw'iyi si bw'abatizera nkabasha no kuba mu buzima bw'abizera. Urumva kuri njyewe rero iyo ivyo bibaye mbifata kuri iyi si mbifata nk'ibintu bituma nkomera. Ukundi ruhande nkahita mvuga yuko nyine ibigomba kuba ku muntu wizera nabigiramo. Kuba wanyita umusazi ndakeka umugabo wa Gozantape mu philosophe nibagize izina rye ariko Gozantape yari umugore wo mu philosophe. Hari aho rimwe na rimwe yajyaga agira gutya yigeze kugira gutya amumenaho umutwe amazira ntoki rimwe ashyushya amazi ayamumenaho barangiye babwira umugabo ati ko kuki utirukana uriya mugore. Arangije ababwira ati reka da ibi ngibi bituma nkomera. Ati ubwo rero ahubwo mwirukanye se ubwo nazabasha gushobora abandi bagore bose basigaye. Ubwo rero bituma nanjye nkomera nta kibazo. Ntabwo nzi politike cyangwa se ntabwo n'ubupolitisiye ariko umuntu ashobora kwibaza ibintu bigiye bitandukanye kuri situation yawe wenda urimo uyu munsi. Dufite amashyaka agiye atandukanye abenshi bisunga kugira ngo binjire wenda mu badepite. Yego. Kuki wowe wavuze ngo reka ndeke kujya mu ishyaka runaka cyangwa se iryo usanzwe barizwamo ushobora gusanga rihari nubwo ntari kubajije itsoke ni ibyawe. Yego. Kuki wahisemo kuvuga ngo reka ngende ku giti cyanjye kandi nzi ko ibyo bikomeye kurenza uko waba ufite umutwe wa politike runaka wisunze? Yego. Impamvu ya mbere nubwo navuye muri RCS nge nari umukozi. Yego. Urikumva? Yego. Nubwo nta muntu udasitara nari umukozi ku buryo abenshi ni wabaza wabakuga ko nari umukozi. Urumva maze imyaka 3 ndaho ngaho. Nararebye igihe maze byangora kuhita nzamukira mu ishyaka ngiye mu ishyaka
kuko urumva nimba amaze imyaka 3 nisa nkaho ntakoraga. Mbona yuko ngewe mfite ubumenye, mfite ubwenge, mfite ubushobozi, mfite imbaraga, kandi ngewe nkeneye kubikoresha. Mbona hari ingingo zigeze mu 10, ingingo zanjye zigeze mu 10 zibaza uburya nifuzaga kuzajyana mu nteko. Nabonaga nta wundi muntu vuba hano uzabikora ngo bigerweho. Ntago nabivuga kuko ntago nemewe kwiyamamaza. Ndangije ndavuga ati rero izi ngingo ningira amahirwe nkajyayo nzashyira mu nteko. Ikindi cyatumye mfata uwo mwanzuro, nabonaga nkeneye ko leta inkoresha kuko nabonaga ndi gupfa ubusa, kandi ibyo gukora ngize gute bihari. Ku buryo n'ubu ngubu ndi guteganya ngo nibigera mu kwa 9 nge ntarabona akazi ka leta, nzagenda ku kigo cya prive ntange dokima zanjye zose zishoboka, nigishe umwaka ku buntu nka internship. Yego. Nkamenya neza ko umwaka uzajya kurangira nyiri ikigo yabonye ko ndi umukozi azampakazi. Niyo ntego mfite, kuko kugeza isaha nimba niyego mfite aho nkora muri Gadawadi, ariko impano yanjye no kugira gute kwigisha, no kwigisha. Yego. Reka wenda ngushimire ku mwanya waduhaye, umwanya w'ingenzi, kandi ukadusobanurira neza. Ariko wenda nk'uko wabivuze murashaka kugira amatsiko. Yego. Kuvuga se urwo rwego wakoreraga wari uvuyemo bakwirukanye cyangwa ni impamvu zawe? Ubundi iyo ngiyo aba ari ingingo ntavugaho cyane. Yego. Impamvu ntayivugaho cyane, haba harimo nk'ikintu twakita mu Cyongereza babyita ipabo. Abatumva Icyongereza se bo cyangwa wenda reka ndeke ipabo, wenda ni ibintu biba byo gukabya cyane, cyangwa reka ndeke gukoresha iyo terime. Ibyanjye buryo nagiye n'abantu benshi nyine biyobera, ntago bajya, kubera yuko ubundi hari ibintu byinshi iyo ugiye kugenda biba bigomba kugaragara, kaboneka dokima, ibintu nk'ibyo. Ariko icy'ingenzi nuko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2021 nasohotse kuri liste y'abakozi batakiri aba RCS. Okay. Izo wenda bari impamvu z'umurwi itikiwe n'ubwo bwose umuntu ashaka kugira amatsiko yo kukibaza. Ariko reka dusa n'abagana ku musozo. Yego. Ariko mbere ko tugana ku musozo ushaka gusanga ari ikintu kiri ku mutima wawe ushaka gusangiza abanyarwanda. Ngibyo nabazaga numva bisa no byarangiye, ariko ushaka gusanga uri ku mutima wawe hari icyo ushaka gusangiza abanyarwanda, ugati reka babwire ikintu kiniki. Yego. Ikintu cya mbere nahera ku muntu uwo ari wese ushaka kwinjira muri izi gahunda zijyanye na politike. Mu mitekerereze ye yose ajya abanza gutekereza ko iki muntu kimujyanye ari ugukora ikintu cyakunga ubumwe bw'abanyarwanda. Ubumwe bw'abanyarwanda, mbere yuko ajyayo ajya abanza abyuze abigarure mu ntekerezo, avuga ngo ikintu kinjyanye ni ubumwe bw'abanyarwanda. Icyo gihe nimba kuko ikintu kimujyanye bitandukanye n'ivyo ngivyo, ajya areba mu ndererwamo yandererwamo yavuze y'amategeko, amenye yuko bazamuhanagura umwanda agiye kuzana, kubera yuko u Rwanda aho rugeze ahangaha byatwaye abatubanjirije
n'abayobozi bariho uyu munsi kugira rukomere ubu. Bakoresheje ingufu nyinshi cyane, batanze ubuzima bwabo. Urubyiruko ruriho ubu ngubu navuga ngo ruri kunywa ubuki, ariko ababanjije bo banyweye igikakarubamba ukubye inshuro 9. Banyweye ubusharire bw'igikakarubamba ukubye inshuro 9. Ubwo twebwe ubu ngubu turi kunywa ubuki. Niyo mpamvu nabagira inama ngo ubijemo wese ajye azanwa no gukora iki, kunga ubumwe no gusigasira ibyagezweho. Ikindi nabwira abantu, hari abantu benshi bajyaga bankurikira kuri WhatsApp yanjye nkabashimira, n'ababashije kumpa imikono yabo ndabashimira, kandi mbabwira ngo niyo bitagerwaho uyu mwaka n'ikindi gihe ndahari. Uretse n'ibyo ngibyo, nubwo nakoraga n'akazi ka RCS, nageragezaga ibintu byinshi bishobotse. Nari umutoza w'intore ku kigo kuri esi Nkomero. Nabikoraga ibyo bintu nta na motivation bampa, nabikoraga ku giti cyanjye. Nkajya gutoza aho bitaga Rwabicuma ku kigo cya Sogonderi, nkajya gutoza aho bitaga Kaganza. Diregiteri waho arambizi, ni padiri, ukumva nageragezaga gukoresha itike yanjye. Ibyo byose nkabikora ku giti cyanjye byonyine. Kuba ibyo bintu narabikoraga nta muntu wabintumye, ari ubushake gusa. Mbabwira ibijyanye n'itoro ry'igihugu. Rimwe najyaga ntanga n'ibiganiro muri gereza, kuko umva umwanya wa education officer washa gutanga ibiganiro mu bafungwa. Havuga ati nubwo aba bagororwa bari hano, ariko bagomba kumenya iby'igihugu. Byose narabikoraga. Ubwo rero no kuvuga ngo abanyarwanda bankurikiye iyi saha, icyo nabifuza no gukunda igihugu, no kugira aho umuntu ari wese, aho ari ho hose akaba umuntu ugerageza kubungabunga ibyagezweho. Murakoze. Umva ko waciye mu buzima bugiye butandukanye kandi bwinshi, kugeza uyu mwanya isomo ry'ubuzima ushobora kubwira umuntu ugatire mu buryo mu buzima, experience yawe ukwiye kwitwara gutya mu buzima ni icya mbere. Ugomba kubaha umuntu uwo ari wese, yaba umukuru yaba umuto, kandi ukishimira ububabare. Nuhura n'ububabare ujye wishima cyane, kuko aba ari ikimenyetso kigiye gutuma ubasha kwihangana. Ububabare bugomba kuba, ahubwo nimba udahura n'ububabare cyaba ari ikibazo gikomeye. Ububabare bugomba kuba, noneho uko kwihangana niko kuguha igisubizo cy'uko utsinze cyangwa utsinzwe. Niyo mpamvu ngewe rero ububabare ndabukunda cyane, kuko uhita bunshyira mu kizamini, nkabasha kwihangana, nkabasha kugira gutsinda. Niyo mpamvu ubwo bubabare nibwo bugusigira inararibonye. Ku muntu wese rero uwo ari wese uzajya ahura n'ububabare ajye yishima, kuko abagiye gutera intambwe kugira kubona inararibonye. Reka tugushimire n'abari kuri iki kiganiro cyacu, ariko nk'uko twabisezeranyije abadukurikiye ntabwo dushobora kugenda tutaberetse siporo twasanze urimo urakora. Ushobora kuvuga ati si uyu muntu wasanga ari ifoto yari ari kurya, ariko reka tubereke ko atari ifoto, ahubwo ugire tuntu duke wereka abagukurikiye, bereke ko nabyo bishoboye, ujye kuri umusportif. Yego, nta kibazo. Umwanya n'uwawe rwose, ntitujye kure, werekane hano ibyo ubona bishoboka. Ntacyo nagerageza. Ubwo twagiye. Okay.
ko yamufasha.